Uyu ni wo munsi wa mbere ba Nyampinga basohotse muri bootcamp mu karere ka Bugesera muri Golden Tulip Hotel berekeza mu tundi turere. Urugendo rwabo rwahereye mu karere ka Gasabo kuri Petit Stade aho bagiye gutera ingabo mu bitugu umunyarwandakazi ukina umukino wa cricket yitwa Kathia Uwamahoro, aho babanje kwerekwa uko uyu mukino ukinwa ndetse batangira kujugunya udupira. Haburaga isaha imwe ngo Kathia Uwamahoro yesa agahigo, yanditse amateka mashya ku isi nyuma yo kumara amasaha 26 agarura udupira muri cricket. Ntabwo bahatinze kubera ko ba Nyampinga bahise berekeza kuri Kigali Convention Center. Benshi muri bo nako hafi ya bose nibwo bwa mbere bari binjiye muri no nyubako y'ibyumba 292 birimo 201 bisanzwe, 5 biri ku rwego rwo kwakira umukuru w'igihugu na kimwe cya kwakira umwami. Bakihagera birumvikana nkundi wese bifuje kwifotoza amafoto menshi ahantu hatandukanye. Ba Nyampinga benshi banze kwirarira, bemeza ko ari ubwa mbere rwose bahageze, ariko benshi bakaba bishimiye uko bakiriwe. Gitangaje ni view yaho no kuntu nyine abantu bakwakira, hari customer care idasanzwe. Ubwa mbere nari mageze bonye ko u Rwanda rwateye imbere cyane, ni heza umuntu ashobora kuyitiranya n'ahandi mu mahanga. Nkanjye n'ubwa mbere nari mageze, twabonye ari heza cyane, najya nifuza kuhaza none ndahageze, ariko ikibabaje n'ukuntu dutashye tutarayemo. Ikintu cyantunguye ni za ntebe basubizamo zikaba igikuta, kandi ari intebe byantunguye ukuntu basubizamo ukabona ari igikuta. Customer care ni nziza ariko badusatse cyane, ubwo uranyisha kandi nari ndi safe. Njyewe ikintu nakunze ni koti ya mbere iri hariya twinjira, iravuga ngo this building is to say yes that Rwandans we can build ourselves up, kandi tukagera no ku birenze by'amahanga ashobora kugeraho ko twese dufatanyije. Nabonye amatara narabona ahandi, yani byiza birashimishije. Ikindi nuko ari ubwiza butari bwa kizungu cyane, ahubwo bushingiye no ku muco, ari byo bizamura icyo twita ngo culture tourism. Nuko hatatsemo amashusho agaragaza umuco nyarwanda. Experience bahageze kwifotoza kugira ngo bahakure byari ibintu bidasanzwe kuko bakona amafoto abenshi muri bo, ariko bagarutse ku kintu kimwe ko iyi nyubako ifite umwihariko cyangwa se umwimerere w'u Rwanda ugaragaza umuco nyarwanda nyirizina. It's written all over your face, baby, I can feel your hello. I pray you won't fade away. Iradukunda Elsa ni umukobwa ugaragaza ko aramutse ahawe amahugurwa runaka yavamo umunyamakuru mwiza cyane, kubera ko bagiye haguruka Kigali berekeza mu karere ka Nyanza mu Rukari
yaje gufata mikoro ya RBA atangira guhata bagenzi be ibibazo. Ahangaha turi mu nzira tuva convention tujya mu Rukari Nyanza aho tugiye kwigira umuco. Turi kumwe n'abakobwa 15 bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Ahangaha uko mubibona turi kumwe n'abakobwa 3 bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2017. Fanike, tubwire aho ugiye mu Rukari ugiye kwigira iki kishashya nk'umuco utarusanzwe? Murakoze cyane, hari ibintu byinshi ngiye kwiga mu muco. Umuco ni ikintu kigari, ntabwo namenya neza ibyo nzi n'ibyo ntaramenya, gusa icyo nzi cyo nuko hari byinshi bishya nkurayo. Ese muri uru rugendo wakoze niki kintu gishyashya wabashe kubona kandi ukumva urakishimiye? Mu rugendo twakoze rero ni byiza cyane kuko batuguriye bombo, twagiye convention center, twifotoreje ahantu heza nari ntaragera, heza cyane haca abantu b'ibyubahiro, mbese ubu nawe uri kumva wabaye umuntu w'icyubahiro cyane. Okay, ese Pamela wowe ahantu turi kujya mu Rukari Inyanza uri kumva ari iki gishyashya ugiye kwigira bitarusanzwe? Ngiye kwigira kumenya amateka y'igihugu cyanjye kurushaho, kuko ni byinshi ntarinzi, ndabizi ko ari byinshi ntazi. Nubwo nzi bike ariko ntabwo ibyo nzi ntabwo bikwiriye, ntabwo ari byo nkwiriye kumenya nka Nyampinga w'u Rwanda. Ndishimye cyane kuko ni n'ubwa mbere ngiye kuhagera, kandi ndakeka ko hari byinshi cyane ndi buhigire by'umuco wacu, ndi byinshi ndi bwiyungure kugira ngo nkomeze kumenya ubunyarwanda bwanjye kandi ubunyarwanda bushingiye ku muco. Ese Shimwa Gelda, wowe ko uri kumva mugiye Nyanza mu Rukari, urumva ari iki kintu gishyashya ugiye kwigira bitarusanzwe? Murakoze cyane, umuco nk'uko mgenzi yabivuze ni ikintu kigari. Ntekereza ko ndi wihigire ibintu byinshi cyane bijyana n'umuco, cyane ko nkukunda cyane, nditeguye kwakira icyo ndibaboneye cyose kijyanye n'umuco. Ese urumva nuhagera ikintu cya mbere uri bubaze cyangwa uri bushake kureba bwa mbere urumva ari iki? Ikintu cya mbere numva nshaka kureba ni uko ingoro y'umwami iteye, ibibamo, akamaro byari bifite, ndetse cyane no kumenya ese akamaro bifite ubu ngubu bifitiye igihugu, nuko igihugu gikoresha amahirwe gifite kuba Rukari rukiriho kugira ngo gikomeze gitere imbere. Ndumva ameze neza kabisa, ndabyishimiye, sinjye warota amajyera. Karimpinya Queen, umukobwa uzwi nk'umukobwa uzi umuco cyane, urumva umeze ute ko ugiye kure ugiye Nyanza mu Rukari? Ndishimye cyane kuko ntekereza ko ubuzima bwacu cyangwa identity yacu ishingiye ku muco wacu, umurage wacu ndetse n'amateka. Ndishimye cyane kuba ngiye gusura mu Rukari. Okay, sawa. Ntabwo byatinze barangajwe imbere na polisi y'igihugu, ba Nyampinga basesekaye mu Rukari. Bamwe bari bahazi ku buryo butandukanye. Imvugo ya ntibavuga bavuga yakomeje kugarukwaho. Urugero ni mu kirambi cy'umwami, hano bahawe impamba izaberekeza ku itariki 25 kuri finale. Uzi ubwenge hano yatangiye yandika. Umwami wimaga ingoma ari umwana wabaga yaravukanye uzuzi imbuto yabaga yaravukanye imbuto, none yabaga yaravukanye imbuto. Ese niba bamutangazaga ko yavukanye imbuto akiri mutoya, cyangwa kandi tubwiye ko umwami yimaga ingoma bakurikije imyitwarire ye, babirebaga bibate? Muri abo bana harimo wabaga wavukanye iyo mbuto, ariko babitangazaga ariko ise yitabye Imana umwami atanze, nibwo bashoboraga kubitangaza. Byabaga ari byo kuko kayivukana, byabaga ari byo agomba kuvukana imbuto, ariko byabaga bizwi n'umugabekazi ndetse n'abiru. Hanyuma umwami yamara gutanga, hanyuma bashoboraga ko bari we bakwimika. baramufatishaga aho ya yarayivukana kuvukana imbuto mu kiganza. Ntabwo ni umuco kuvukana imbuto, wabaga wareze imbuto ku buryo uzasimbura undi muntu ukomeye umutware. Mu gukata rero ujya mu kirambi, muri kuhabona inkingi mukatiraho. Iyi nkingi yitwa inkingi ya Mbonabihita, ya Mbonabihita, kuko uwinjira yinyuraho, nitujya no gusohoka turayinyuraho. Urubumbiro ruriho icyotero, icyotero bacanagamo ibisheshe. Ibisheshe murabizi? Ntawe uzi ibisheshe? Amase y'inka yumye murabizi ko yaka. Baracanaga rero mu nzu hakaba habona, bakavangamo n'ibindi byatsi bihumura neza, mu nzu hagahumura. Hanyuma nta insecticide bagiraga, wa mwotsi w'ibisheshe wabafashaga kwirukana imibu n'utundi dusimba. Ntabwo ibi cyiswe intebe yitwa inteko. Iriya nkingi yegamiraga akitwa inkingi ya mwamba. Umwami se araryama?
agira ate aribambika, kubyuka aribambura. Ahantu yibambikaga rero nuko habaga hameze. Muribuka ibiti naberetse mu marembo, ikihe n'ikihe? Niba mwibuka muribuka icyo nababwiye umuvumo wavagamo? Mwakoraho mwese, iyi ni impuzu ikoze mu giti cy'umuvumo. Ati buriya unkuriye umwana mu mahembe yariya mvoma mutuku nazagutereka intango bwacya nkaguhigura inkongoro. Dufite n'inkangura inka yo kwayuhisha abagome ziri muganza. Ibwira n'umushumbi tumva amana y'inka tugeze kwirira. Genda uzicira indaro nanjye ndaza nzicira inkamba. Ni ukuvuga ngo hano habagamo umukobwa wateguraga amata y'umwami. Yagombaga kuba ari umukobwa w'isugi, akazashaka ari uko umwami yatanze. Yazaga akiri mutoya. Yazaga akiri mutoya akarererwa hano mu muryango wizewe w'abami. Kuko hano hagomba kuza umuntu bizeye. Impamvu atashakaga hano nuko batinyaga ko umugabo yashaka yashobora kugirira nabi umwami, akaba yamurogera amata. Impamvu yagumaga aha kandi nuko yari inshuti cyane n'umwamikazi. Twabonye ko umwami yategekanaga na nyina hariya, mu gihe abaga ari gutegekana na nyina bavuga ko kenshi ku manywa yabaga ari muri iyi nzu. Hanyuma rero hano hari agacuma mu kinyarwanda kindi bakita akunzu, kanyweshwaga n'umuntu umwe. Mujya mumva bavuga ngo n'amazi arenga kanogo mu cyaro gashobora kuzenguruka, ariko aka kakweshwaga n'umuntu umwe mu gihe yashoboraga kuba arimo kunywa ubwoko bw'inzoga wenyine. Murabizi mu muco nyarwanda rero abana banywa gutya, ariko iyo uri umuntu w'umusaza ushyira ku ruhande mu rujigo kugira ngo hengeke wumve ko ari umuzigaziga, ari umuziga ryinyo. Bazihanagura barazihanama yewe rwabihogo twayihariye. Ikuraru umukangara warukore bayita rukomera impamagaza impara ziriho zisimba imyugari. Yarayikomye inkoro hasi ijuru rirarangira ikoze mu nkokora za karindwi ingoma zihabwa imirishyo. Hirya no hino barahamagarana ngo ntibazi igihindiye mu ijuru rya ruguru. Umenya ari rujora mpunzi. Nyuma yo gusura mu rukari hari ibyo batangaje. Mu rugero nk'impuzu, nk'impu ntago ari ikintu dusanzwe tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ni ikintu nabashije kubona amaso ku maso. Ikintu cyantunguye ni ahantu inzu y'inzoga niko nabyita. Niyo yantunguye, batubye n'ibikorerwamo n'inzu y'amata. Nibyo bintu nabashije gusobanukirwa cyane ntabwo nari mbizi. Ndabizi neza ko kimwe mu byo Nyampinga akora agomba gusigasira umuco kandi ukatujyana mu nzira nziza y'iterambere. Ikintu cya mbere ni uko urubyiruko muri rusange n'abandi benshi babasha kugira amahirwe yo kubyiga no kubisobanukirwa, kuko natwe tubimenye tutari tubizi hari akamaro kanini bitugiriye. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda muri rusange cyane cyane urubyiruko bagiye babimenya byabafasha, kuko kumenya aho twavuye bidufasha kugira umurongo mwiza w'aho tugana. Uruzinduko rwacu rero cyangwa se gusura amateka y'Inyanza uyu munsi tubihiniye ahangaha kubera ko Abanyampinga rero ni byinshi bigishijwe. Bagiye gusura rero mu mwiherero mu karere ka Bugesera, wari umunsi wa mbere wabo gusohoka mu mwiherero, ariko ni byinshi byari byose bigiye muri runo ruzinduko bagiriye muri kano karere ka Nyanza by'umwihariko mu Rukari. Twahise dufata inzira isubira mu karere ka Bugesera, ariko mu nzira birumvikana hari abari bananiwe kubera urugendo rurerure bakoze, hari abari bagifite agatege, mu gihe hari abandi bari baguye agacyuho. Nyampinga Elsa urimo kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru yaje nanone gufata mikoro ya RBA atungura bamwe muri bagenzi be, bamwe bari basinziriye. Ndabona urugendo rwamunanije, urabona ko arimo kuruhuka. Remember those walls I built, baby, they're trembling down. They didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, got my engine now. Ubu noneho tuvuye Nyanza, turi hafi kugera muri hotel aho turi mu mwiherero, ariko hari abantu bamwe na bamwe bagiye basinzira, tugende tubabaza impamvu. Ese Ford, urugendo rwari rumeze gute ko nabonye wari wasinziye? Urugendo rwari rurerure kandi ikindi twari twabyutse kare, rero nari narwaye bituma nyine nsinzira. Ese ko twagiye tureba ibyiza bitatse u Rwanda, mwe usinziriye uri kubyumva ute kuba utagiye ureba ibyiza bitatse igihugu cyawe? Ntago nasinziriye igihe kirekire, ari byo nagiye mbona nka yanzu umwami yubatse atigeze ageramo,
ikindi nabonye ni National Arts Gallery hari ibyo nagiye mbona ntabwo ari byose byanje. Okay, ese muri uko gusinzira hari ikintu ugeze urota? Nta kintu nagezeho nta kintu nigeze ndota kuko narirwaye gripe naryamyagaye gato mpita mbyuka. Ni gute se umuntu aryama ntarote? Birashoboka ngiye ku manywa sinya ndota. Ubu ngubu tugeze ku wa kabiri we ngira ngo murabona ko agisinziriye. Se Karine ko ubu ngubu urabizi aho tugeze icya mbere urabizi? Tugeze Nyamata. None se ko urugendo rwari rumeze gute ko wasinziriye? Urugendo rwari rumeze neza gusa habayeho kunanirwa nyine narasinziriye. None se ko twe twagiye tureba ibyiza bitatse u Rwanda we ukaba nta kintu na kimwe wabonye ubu nta kintu bigutwara? Mana yanjye ibyo ngibyo bikuye ko nta byiza nabonye ibyiza byinshi cyane byinshi ariko ni nk'iki wabonye? By'umwihariko nabonye ibyari bitujyanye twabashije kubona byiza nabashije kubona bitatse u Rwanda rwo hambere bishingiye ku muco mbasha no kubona ibindi bigiye bitandukanye. Ndashaka kumenya ko twe twagiye usinziriye nta kintu na kimwe wabonye. Nese Karine ko waryamye ubu nta kintu ugeze urota? Oya ntabwo nasinziriye nira mwakoze kubana natwe rero mukomeze munezerwe n'ibindi biganiro byose televiziyo Rwanda yabateguriye.